Ikaze cyane kuri The Fina Topic, mwakoze kubana nanjye, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bisobanuro bw'izina Frank. Niba witwa Frank, ndagushuje cyane aho uri hose, ukomeze kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Frank ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage, risobanuye umunyakuri. Frank aba azi kwihishira ku buryo utapfa kumenya icyo agutekerezaho, gusa nanone akagira cyane ukuri, ntagapfa kukubeshya mu gihe byabaye ngombwa. Frank ni umusore ukoresha ubushobozi bwe bwose mu kuyobora, ikintu cyose cyatuma kujya imbere ngo akuyobore yagikora ariko ntumuyobore. Frank kandi yanga amategeko, yanga umuntu umwereka ko amurenzeho, ibyo byose biramubabaza kandi mukaba mwabipfa. Aba yifuza yuko iyo yakubashye nawe wamwubaha. Frank ashimishwa no kwidagadura, ntabwo akunda ibintu bimufungirana. Frank areba kure, ni umunyembaraga ariko kandi ahinduka vuba cyane. Frank akora ibintu kuko abikunze, ntabwo akora ibintu agendeye ku nyungu ze cyangwa se ngo azabone amafaranga. Frank yanga umuntu ushobora kumubuza amahoro ye, yanga umuntu umugenzura, yanga umuntu umuha amategeko. Frank akunda umuntu umuha ubwisanzure, akunda umuntu umwereka ko amwitayeho kandi ko yakora byose ku bwe. Frank arakunda cyane kandi ashimishwa no kwisanzurwaho n'umukunzi we. Kubeshya Frank mu rukundo ni ibintu byatuma atazongera kukuvugisha na rimwe. Frank kandi ngo akunda kugaragara neza mu myambarire cyane cyane. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Frank twagarutseho uyu munsi. Nawe ushaka ko tugusobanurira izina ubutaha, jya muri comment section byandike, tuzarigarukeho ubutaha. Mwakoze rero kubana nanjye kuri The Fina Topic. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, uraba uduteye inkunga ikomeye. Mwakoze kubana nanjye, mukomeze kugira ibihe byiza.